umwanditsi wa Zaburi yavuze ibice 20 ibice 34 umurongo wa 20 yaravuze ngo ibyago n'amakuba ni byinshi kumukiranutse ariko Uwiteka mukiza muri byose. Nago Uwiteka yagiye kugukiza akora kimwe, hoya agukiza muri byose. Umva ubuhanuzi Imana yavuganye nanjye ngo ikibazo cyawe ivuga ahubwo azanye ubikoraho. Ndagira ngo uyu mwaka Yesu akuyeho ubivuga, uyu mwaka Yesu azanye ubikoraho. Dusomye ijambo rivuga ngo hari umurwayi wari ku ndabasuje mu izina rya Yesu abo dukunda kubana kuri channel Imana Niza TV. Imana nziza ibaho umugisha. Reka nshimire no bakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Imana data ibamere umugisha. Ni Pastor Diane inshuti yanyu, niko kundi twikundanira. Uyu munsi nzanye umuhanuzi w'Imana Prophete Emmanuel, ngira ngo tumaze kumenyera kuri channel yacu. Mujye munamuhesha umugisha muhituro. Iyo muhituro no kuri ndabivuze kuri kamera, ntago yabinimye nta nubwo hari yasabye, ariko murabizi ko duhesha umugisha buri munsi abana natwe. Mamwe turakwakira kuya musuza abantu, hanyuma tugere ikimana gutumye. Mbahaye jambo. Abadukurikiye mwese mbahaye jambo. Mahoro y'Imana abe ku buzima bwanyu. Kandi nagira ngo ubwe ngo nawe utameze neza, igihe kirageze ngo ujye umererwe neza. Ihangane. Aracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe iyo cyongeye kigahura n'amazi kijya cyongera kigashibuka, kijya cyongera kikamera. Ndagira ngo nkubwire ngo iki giti ukigezeho iyo cyamaze gutemwa, ukigezeho arushye akicaraho. Amen. Kabiri ukigezeho yakandagiye ibyondo akihanagurizaho. Ariko iyo cyamaze kumera kikongera kigashibuka, ukigezeho izuba ryamwishe acyugamamo. Amen. Ukigezemo arushye agihagarara munsi akegamaho. Rero ndagira ngo ngubwire ngo ururimi rwose rwatuye ikibi ku buzima bwawe, igihe kirageze ngo rwature ibyiza. Imana igoreze umugisha. Reka twubahe Imana dusenge. Nta kindi tuba kituzanya aha ni ukubaka igicaniro cy'Imana, ni ukuba umuyoboro w'iby'Imana ishaka, Imana ikatunyuzamo icyo ishaka. Cyane yuko duhaguruka yavuze ntabwo tuzi Imana itavuze, kuko abayoborwa na mwuka nibo bana b'Imana, nibo bazabona Imana. Uri Imana nziza, uri Imana yabize n'abatarize, uri Imana y'abakomeye n'aboroheje, uri Imana y'inzobe n'ibikara. Uri nitaya bini before the eye mande osika tutaya bini sasoma pelasti for the wasi. Uri Imana ibera hose icyarimwe, urubwuga mu buzima bw'umugaru, uri gakinga kamakuba ngaho geri kasikasi ndetse n'ikusukusi, ugabanya umubare barimbuka ndetse wongera umubare w'abakizwa. Kandi ndagira ngo ngubwire Mana ufunga amarembo y'ikuzimu, buri nguni zose zikuzimu. Imbaraga z'abamedi ndetse n'abaperesi turazihananuye, turatwika turakongora, tweje ikuzimu kidatuza, duhamagara butatubwera Imana n'Umwana n'Umwuka wera. Ngaho ganza kandi tegeka byemeze, ubikomeze ikimenyetso cyawe kibishyigikire. Urakoze kutangiranye natwe kandi ugiye gusuzanya natwe mu izina rya Yesu. Amen. Twihuse. Imana yamaye ijambo riboneka muri Yohana ibice 5 guhera ku murongo wa 5. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma twinjire mu cy'Imana ishaka. Haravuze ngo hariho umurwayi hariho umuntu wari afite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kinini arwaye. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite unjugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nyiza undi antangamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe, wigendere amahoro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Imana yamaye ijambo rivuga ngo Yesu akuyeho ubidendezi bita Betesida. Ego. Yaramaze imyaka 38. Nago nzi ikibazo uhagazemo, nago nzi intambara urwana nazo. Nako ndagira ngo nkubwire ngo nago Imana yaguhanagura amarira utarize. Kandi ikiranga umukristo arangwa n'ibigeragezo. Nuzinubira ikigeragezo, kuko ikigeragezo ni ambasaderi y'igisubizo cyawe. Amen. Mana nishimwe. Amen. Uyu murwayi yafashwe afite imyaka 15. Nago Bibiliya igaragaza nimba ari umugore cyangwa ari umugabo. Ikikora cyo ivuga ko ari umurwayi. Mu myaka 15 uyu murwayi yarwayemo ngo baramuvuje mu bihugu bigiye bitandukanye. Ngo abaganga b'isi yose bayoborwa indwara ye. Yego.
ngo barangije bamujyana mu rugo ngo ageze imyaka 16 ngo haciyeho umwaka akigera imyaka 17 ngo bavumbura ko hari ibaraza rya Salomo, hari ibaraza ry'ubutsinzi, hari ikidendezi kiruhura abantu barushe, gikiza uburwayi bwananiranye. Nta kindi cyo kidendezi ni Kristo, ni we buye rizima, ni we ukomeza ipfuruka. Nagira ngo nkubwira ngo ni wihengamura ibihengamye, ibimaze iminsi bihengamye ku buzima bwawe, Imana igiye kubihengamura. Amen. Ngako kanya baramuterura. Bibiri ivuze iki? Ngo baramuterura bamujyana ku kidendezi. Amen. Ngo bagezeyo babura imbaraga zimushyira ku kidendezi. Uzi impamvu? Hari igihe umuntu atura ku musozi Imana ivugiraho ariko itawukoreraho. Yego. Uyu murwayi yari atuye ku musozi Imana ivugiraho ariko Imana itawukoreraho. Ngo bamugeze ku kidendezi. Yakobo arahanuye igice cya mbere 12 aravuze ngo ahirwa uyihanganira imugerageza, ngo kuko namara kugerageza azemerwa akambika ikamba ry'ubugingo. Amen. Biravuze ngo bamugeza ku kidendezi ariko ahura n'ikigeragezo. Iteka n'iteka kugira ngo ugere ku cy'Imana yavuganye nawe uzahura n'ibigeragezo. Dufite abakristo benshi Imana yikoreje imisaraba, bageze mu nzira barangije bafata imisaraba bayicamo inkwi, barangije biyohereza imitwaro, bageze mu gihe cyo kwambuka ngo binjire i Kanani, none ibiraro bibaye bitoya. Ariko abayihanganye igihe kirageze ngo bambuke. Amen. Bihanganye baragiye kirageze kugira ngo barye. Ngo uyu mubyeyi arihangana, nago bireke kuvuga ko ari umubyeyi, uyu murwayi arihangana. Amaze kwihangana, Bibiri ivuze iki? Ngo umwaka wa 18 wikubitaho, 20 yikubitaho, 25, ngo 30, ngo buri munsi iyo amazi yihindurizaga abandi barwayi barakiraga. Ndagira ngo nkubwire ngo mu myaka 25 uyu murwayi ari kuri iki kidendezi abamujyanye bamutayeyo cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo amaboko yaragufashe yakuvuyeho, ariko mu ijuru hari amaboko y'Imana. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo yakuremeye yo kuvukira nizo gusazira kwawe, niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Imana itagutanze nta wagutanga. Iyo yakinguye nta muntu ujya ukinga. Yego. Oya komera ishikame, wikuka umutima mu ntambwe z'ibirenge byawe, uri kumwe n'Imana. Nta kigeragezo n'iki na kimwe Imana itarangiza, kubera ko Imana ikora igito n'ikora igikomeye. Yego. Imana ikiza umutwe n'ikiza kanseri, Imana itanga urushako n'itanga urubyaro, Imana itanga fiyasa n'ikora ubutwe. Imana distifo perasti for the wasimandiko siko taya binifone trome. Imana yakuremeye yo kuvukira nihoze kusazira kwawe. Bivuze iki? Ngo baramuta. Ibi baramuta, abantu baragutaye, bagutaye mu kibazo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu akuyeho ubivuga azanye ubikoraho. Amen. Biravuze ngo nukuye umurwayi ngageze imyaka 38 yibereye ku kidendezi, ngo Yesu ubwe ngahatwa guca ku kidendezi. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Yesu ahaswe kuza ku kibazo cyawe. Na wundi muntu ujye ubikora hatari Yesu. Yesu aje gukora ku kibazo cyawe. Ndagira ngo nkubwire ngo aho wakomerekeye, igihe wizengurukiyeho, igihe kigiye kungana n'igihe Yesu agiye kugushimisha. Amen. Yesu aje kugutabara. Yesu aje kuguhanagura amarira. Ngo Yesu ahatwa kujya ku kidendezi, Yesu ahashwe guca ku kibazo cyawe, Yesu ahashwe kuzi wawe. Uyu mugoroba Yesu abyiyumvishemo. Barajya heka Imana igutabaye, barajya heka Imana igusubije, barajya heka Imana ikomboye, barajya heka Imana iguhaye imbabazi. Reka kwicira imanza, nacyaha Imana itababarira, ongera upfukame. Yesu arakubabariye. Reka kumva ko ubuzima burangiye. Hoya, yavuganye nawe ije kugutabara. Ubu nta mabuye icumi ufite y'amashimwe. Ntabwo Imana tuyirebera mu byo itarakora, Imana tuyirebera mu byo yakoze, bikaduhereza icyizere ko n'ibyo itarakora izabikora. Uzi kuntu umwana icyo gihagurukije Imana, Yesu akuyeho ubivuga azanye ubikoraho. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo bagitangara igitangaza Imana ikoze n'icya kabiri. Amen. Bagitangara icya kabiri Imana ikoze icya gatatu. Bari bazi ko ntacyo uzigezaho. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo abantu batakubonamo, iyo Imana ikwitegereje ubwawe yicaye ahera ibikubonamo. Uri umuntu w'agaciro. Yo barahanura, aravuga ngo ndetse n'igisiga cy'ikizu
ndetse n'inyamaswa y'inkazi ntiyigeze yamenya iby'iyo nzira. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu bakuzi mu gihe cyatambutse, abantu bakuzi mu gihe uhagazemo, ariko mu gihe kiri imbere yawe kizwi n'Imana. Nubwo natwe twerekwa bikeya, ariko Imana yambwiye ngo ikuyeho bivuga izanye ubikoraho. Prophesy. Yesu akoze ku kibazo cyawe. Amen. Yesu akoze ku burwayi bwawe. Amen. Yesu akoze n'itaya binifone drop. Ntago nzi igikomere ufite, ariko Imana yambwiye ngo ninze nkubwire ngo wowe urushye kandi uremerewe. Humura, Yesu azanywe n'ikibazo cyawe. Humura, Yesu aza n'itaya binifone. Ndabona imitaka. Yesu yanyeretse imitaka y'abantu benshi cyane, yanyeretse atwikira abantu benshi cyane. Bari bafite imitaka yatobotse, mbona Imana itanze imitaka ku bantu benshi cyane. Amen. Ndambwira ngo kuko mwihanganye, Imana ikuyeho ubivuga izanye ubikoraho. Ngo Yesu ahatwa kuca ku gitende, biravuze ngo yegera uyu murwayi, aramubaza ngo mbese ukeneye gukira? Mbasha ndagira ngo mbwire ngo Yesu azi ikibazo cyawe utarakimubwira, nicyo kimuteye guhaguruka. Waratatse uburu wakumva, waratabaje uburu wakumva. Erega ijuru riratabara, ariko ritabara umuntu watabaje. Bishatse kuvuga ngo ndafashijwe kandi Imana ikuyeho ubivuga izanye ubikoraho. Na Imana ivuganye n'ikibazo kawe, Imana ivuganye n'ikibazo cyawe. Ndagira ngo nkubwire ngo urusaku rw'ibikeri ntabwo rwabuze uvoma kuvoma. Uko wihanganye bingana nuko Imana igiye kugutabara. Amen. Ngamugeze imbere aramubaza ngo mbese ukeneye gukira? Ndaramusubiza ngo iyo abazi yihindurije nyiza, abafite imiryango ikomeye, abafite ba anse, abafite ba mama we na ba papa wabo, abafite bakuru babo, abafite basaza babo, abafite bashiki babo, bafite imbaraga, baterura abandi barwayi n'itaya binifo, bakabamanura bakabashyira mu kidende bakakira. Njyewe izuba ryanyiciye aha, njyewe imbeho yangiciye aha, njyewe imibu yandiriye aha ngaha. Yesu aramubwira ngo ceceka. Ndagira ngo ubwire ngo ceceka. Ikibazo cyawe nicyo kizanye Imana, ikibazo cyawe nicyo gihagurukije Imana. Yesu aje kubikoraho, Yesu aje kubirangiza, Yesu aje kugutabara, aguteguriye ameza imbere yawe ubona bidakundira, niho bigiye gukundira. Yesu avuga n'itaya binifone drome. Yesu aramubwira ngo ceceka. Ceceka. Abandi bakize ari uko batose, ariko wowe si ngombwa ngo n'umwenda wawe ujyeho amazi, si ngombwa ngo n'ikirenga cyawe gitote. Ndavuze ngo nonaha ikorera ubwawe wigendere, ikorera ubwawe wigendere. Hari abantu benshi bari bikoreye imitwaro, uyu mugoroba Imana igiye kuyibatura. Hari abantu benshi uyu munsi bari ubuzima budafite ishusho, Imana igiye kubahereza ishusho. Kubera ki mwahuye n'ababivuga ariko ntibabikoraho, ariko Yesu yambwiye ngo enye mwewe amanukiye kuza kubikoraho, amanukiye ku kibazo cyawe, amanukiye kuza kugutabara, amanukiye kuza kuguhanagura amarira. Humura, kurira kwararira umuntu, bwata mu gitondo impundu zikavuga. Yesu aragutambagije mama, papa, Yesu aguhanaguye amarira. Hoya aramubwira ngo ikorere ubwawe wigendere. Ngo ndatereye uburibwe birakunda. Ikibazo nuko Imana ibikoze byose. Wari ubizi ko Imana igutabaye ikagutabara ibyo wavuganye nawe byose Imana irabisubisha. Iyara ya Isiraheli Imana irabisubisha. Bibiliya ivuze ikintu gikomeye, ngakimara kugenda umva kuri ijambo rivuze, ngakubitana n'abafarisayo ndetse n'abanditsi b'ikoro ngo hari ku munsi w'isabato. Ubwo ndashima naga Imana igikangwa n'iminsi. Imana igutabare mu minsi abanze bahuze. Abanze bahuze nibwo Imana igutabara. Ngo Imana ikimara gutabara uyu murwayi ngakubitanye n'aba baribaza, baramubwira ngo nta kintu gikorwa kuri uyu munsi w'isabato. Noneho wowe fata uburiri bwawe usubiraho uvuga. Yego. Arabasubiza ngo icyo ndicyo nuko nagize gute, nuko nyakize. Uwanyije ni wambwe ngo nikorere uburiri. Ariko turashima Imana ntabwo uyu murwayi yageze asiga uburiri bwe, yarabugendanye. Amen. Cyatse kubanga Imana igukuye niho habi. Imana igukuye niho habi kuruta ari kujyanye. Birambwira ngo asubira inyuma. Umva ahantu ukuntu birivuze ngo Yesu ahura nawe aramubwira ngo wakize, igandere ntuzongera gukora ikibikunda. Ngo uyu murwayi amenye uwamukishije uwari. Bivuze ikintu gikomeye, ngabwira Yesu irimubayeho. Yesu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ibyo gukira ntabwo bikureba. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ko Imana igiye kugutabara ntabwo bikureba. Yesu aje kurwana intambara ku banzi bawe,
arabizi intambara uri kurwana nabyo, arabizi ko ugwishije abanyeshyari, arabizi ko ufite abakwanga. Niyo mpamvu Imana igutabaye, kandi ntabwo igutabarira kure yabo, Imana igutabara imbere yabo, ko aho bazabibona. Uzi impamvu hari igihe umuntu aca mu bikomeye bikamusigira ibikomere, ariko Imana ikamukuramo akomeye. Imana iba ishaka kukuremera amashimwe y'igitsikamutima. Imana nishimwe bivuze ikintu gikomeye ngo nuko Yesu aramubwira ngo ibyo gukira ntabwo bikureba, ijya mu mugongo nkwereke. Ibice 17 arababwira ngo data aracyakora, kandi na bugingo n'ubu nanjye ndacyakora. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu aracyagufitiye urufunguzo rw'umugisha wawe. Yambwiye ngo akuyeho ubivuga azanye ubikoraho, na wundi ubikoraho niwe. Iyo usomye igitabo ngo Yesu yari yicaye arimo arabwiriza, ngo nuko yagirira aramusanga aramubaza ngo mwigishwa, Yesu yari kubwiriza n'abantu benshi cyane, harimo abarwayi. Avuga ngo umukobwa wanjye amaze iminsi 3 yapfuye, wabishaka waza ukamuzura kongera akabaho. Umva ijambo Yesu yamubwiye, yamubwiye ngo Yayiro we, mfite abantu benshi ahanga bakomeye nkuko nawe ukomeye, ibi byose bishobokeye wizeye. Imana irambwira ngo ni wizera, ikibazo cyawe nicyo gihagurukije Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom shalom. Umukozi w'Imana arakoze, Imana imuhe umugisha. Ariko tunywa tumusabe n'ukuri yongera duhe nimero yiwe, haryo ari bwo bwa mbere abamubonye kuri channel Imana Ninza TV. Reka tumusongera duhe nimero ye, hanyuma nadusengera dusoheza. Imana imuhe umugisha. Nomero ni 078 32 62 210, 078 32 62 210. Imana destifope na stifode wasi. Imana inyeretse abantu benshi cyane, ababyeyi batwite bari bagiye gufatwa n'umwuka wo gutwita inda zikagenda zivamo. Satani yari yohereje umwuka mubi wo kugira ngo ababyeyi batwite, buri mubyeyi wese utwita inda ikagenda ivamo muri uyu mwaka. Imana ivuganye nanjye ngo nimbabwire ngo abantu bafate ibihe musengere buri mubyeyi wese, abo muzi nabo mutazi, kuko uyu mwuka Satani yarawuzamuye. Hanyuma Imana ikora ibikomeye. Uri Imana yera, uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera, uruguga mu buzima bw'umugaru, uri gakinga kamakuba, uritangiye ukaba n'iherezo. Dukuyeho uyu mwuka Satani yarazamuye mu izina rya Yesu. Koreje kuzimu kidatuzwa, kuko wavuze kukuyeho ubivuga uzanye ubikoraho. Ngunu ubikore ku kibazo cy'aba babyeyi bagiye gutwita cyangwa se batwite, ubahagarare kuko batwite umugisha, kuko batwite abazadusimbura mu gihe natwe tuzaba tumaze kugera mu zabukuru, kuko natwe dufite abo twasimbuye. Yeri kasikasi ndetse n'ikusi ugabanya umubare warimbuka wongera umubare akizwa, kandi abagutegeye amatwi ubatabare nk'uko bivuze. Kandi Nyiringa Imana ukura abantu benshi ku kidendezi, Nyiringa Imana baturi imitwaro bari bikoreye, ukize indwara nyinshi zananiranye, ukize amadiyabete, ukize kanseri. Nyiringa Imana, kubera ko nta rwego umuntu yagira atagukinira kandi nta cyakunanira, uko warurikirana y'umunsi ni kukiri. Urakoze kubyumvishe ni mu izina ryawe Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom.